Nyagasani Yesu n'abane nabo hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu yigira ku musozi w'Imizeti. Bugicya agaruka mu ngoro, rubanda rwose baza bamugana, maze aricara arabigisha. Nibwo abigisha amategeko n'abafarisayo bamuzaniye umugore wari wafashwe asambana, umuhagarika hagati. Babwira Yesu bati, mwigisha, uyu mugore bamufasha asambana. Mu mategeko Musa yadutegetse kwicisha amabuye abagore nk'aba. Wese ubivugaho iki? Ibyo bakugiraga kumwinja bagira ngo babone ibyo bamurega. Ariko Yesu arinamira atangira kwandikisha urutoki ku butaka. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha ngaho namubanziriye. Yongera kunama akomeza kwandika ku butaka. Bumvise avuze atyo batangira kugenda umwe umwe bahereye ku basaza. Nuko Yesu asigara wenyine na wa mugore agihagaze aho hagati. Yesu yunamutse aramubaza ati, mugore, babandi bari he? Nta n'umwe waguciriye urubanza? Umugore arasubiza ati, nta n'umwe mwigisha. Yesu aramubwira ati, nanjye rero singuciriye urubanza, genda ariko uherukira gucumura ukundi. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Yingire ngamiye Mizero yabiyete kundo Eranwa Umutame Mbeye Yerutali Kundo rutanye Eranwa Yesu Kristo atuzwe bavandimwe. Twegereje iminsi mitagatifu y'ububabare, urupfu n'izuka bya Kristo umucunguzi wacu. Isomo rya mbere umuhanuzi Izayi adutangarije isezerano Imana yagiriye umuryango wayo. Umuririmbyi kandi wa Zaburi we aririmba ibyiza Imana yagiriye umuryango wayo. Paulo we atubwiye ko ubukungu buruta byose ni ukumenya Yesu Kristo, na Ivanjiri yo twigishije uko impuhwe z'Imana zikiza. Kugira ngo twinjire neza muri liturujia y'ijambo ry'Imana ryo kuri iki cyumweru, mureke tubanze twibukiranye muri makeya ingingo z'ingenzi twazirikanye kuva dutangiye iki gisibo. Murabyibuka ku wa gatatu w'ivu, Yesu yatwibukije ko tudakwiye kugira ibyo dukora tugamije gushimwa n'abantu. Ku cyumweru cya mbere atwigisha aho Sekibi adutegera ubutunzi, ikuzo, ibyubahiro n'ibindi. Anatwigisha uko dukwiye kubitsinda. Ku cyumweru cya kabiri yatwigishije uburyo gusenga nyabwo bihindura ukundi. Aho twazirikanye Yesu hindura ukundi, ariko ubishyize mu Kinyarwanda nyacyo, Yesu ahindura amaso y'abo bari kumwe bakamubona uko asa by'ukuri. Yesu asa neza. Tugera? Nimuze murore Yesu ni mwiza, nimuze murore Yesu ni mwiza cyane. Ariko mana, Yesu si mwiza ra? Mwaje kumureba? Uwo ni bwose ntimubana? Iyo mwigumira mu rugo murabana? Yesu ari mu ishusho yabo mubana, Yesu ari mu bikorwa byiza, Yesu ari mu mvugo mwiza, ari mu ijambo ry'Imana, bose Yesu arahari, ariko heza, apana hahandi habi.
Ku cyumweru cya kabiri rero yatwigishije uburyo gusenga nyabyo bihindura ukundi. Ku cyumweru cya gatatu cy'igisibo yatubwiye yeruye ko nitudahinduka tuzagira gute? Nitudahinduka tuzapfa. Abantu batinya gupfa. No mu kanya numvise hari abantu bapfuye. Mbiswa. Nitudahinduka tuzapfa. Ariko nta nubwo tugomba gutinya urupfu. Uru rusanzwe tugomba gutinya urupfu rw'iteka tukajya mu murutazima. Icyumweru cya kane rero cyari icyumweru cy'ibyishimo. Twiyumviye uburyo uwiyemeje guhinduka ahindukiye yakiranwe mu gwe. Kumvise wa mwana w'ikirara ariko kandi n'umugani umubyeyi w'iki w'Imoisa hihuje. Naho iki cyumweru rero cya gatanu cyo kije kuduhishurira ko impuhwe z'Imana zigera no kubanangiye umutima. Impuhwe z'Imana ziratuzengurutse. Evanjiri ya none havugwamo Yesu, akavugamo abigisha amategeko, abafarisayi, n'umugore wafashwe agira gute? Wafashwe agira gute? Asambana. Bibutse ko gusambana biva ku ijambo gusamba. Gusamba. Umwe arasamba n'undi agasamba bagahurira hagati. Ibyo bita gusambana. Ushobora gutekereza ko ari cyaha muri gutekereza, nyamara kandi dusamba ku buryo butandukanye. Umwahise mutekereza ngo barasambanye ngo ni ibintu bibi. None se usambana asambanira mu muhanda? Ni mu muhanda ra? Kumugaragara izuba riva? None se umugore bamufatiye he? Mujye muva mu byo mutekereza, mujye mu by'ivanjiri tubwire. Turamutse dusuzumye neza twasanga ahangaha twese twaragize gute? Igihe umuturanyi yasambye hari agahuguza isambu, n'undi akajya gushaka ibitwaro bya kirimbuzi, mugahurira hagati mukicana, mukarugana abana, undi akaruga umwana wa mugenzi wawe. Hari ikindi se kitari icyo ngicyo? Ni ugusamba. Igihe cyose udakora icyiza uba wagize gute? Uba wasambye, ubundi buri hafi gupfa. Ubu ninde ubwirwa? Ni uwo mugore gusa? Nicecekere. Aba bavugwamo rero barimo amatsinda abiri. Hari irya Yesu, akaba ni ry'ushinjwa ndetse n'abashinja. Buri tsinda rifite ibiriranga bitewe n'imikorere y'abarigize. Ushinjwa n'abashinja basangiye kuba abanyabyaha. Naho Yesu we asendereye urukundo n'impuhwe by'Imana. Uyu mugore afashwe asambana, akatiwe urwo gupfa, atari uko ari we munyabyaha uruta abandi muri karitsiye, ahubwo azize kuba yafashwe. Sibyo ra? Ari ushinjwa ni umunyabyaha, ari abashinja ni abaki? Ariko bamwe ngo napfe, bamutera amabuye apfe. Nabyumvise uko abantu turi abantu babi cyane. Nuko duteye. Nabambwe. Tuzabyumva kwa gatanu mutandukiro w'umusaraba. Nabambwe. Yatuwe imigati barafiningeza, bararya barahaga, barabisagura. Ariko ngo nabambwe sha. Ngo nagire gute? Abimana yahaye amata. Nibo bagize gute? Bamwimye amatwi. Nuko tubayeho nyine niyo si dutuyemo. Akati urwo gupfa, atari uko ari we munyabyaha uruta abandi, ahubwo azize ko yafashwe. Kubw'abantu ngufashwe niwe gisambo. Ariko ngo iminsi gisambira abazi ningahe? Ningahe? Ni 40 cyangwa 41? Ni 40. Niyo ngiyo. Kubw'abantu rero ngufashwe niwe gisambo. Iki cyiciro cy'abanyabyaha rero bacirana imanza, abenshi tugifitemo nimero. Ushobora kuba ndi number 1, nimero ya mbere, uri ya gatanu, uri ya kangahe, buri wese afite nimero muri iki cyiciro cy'abashinjwa ndetse n'abagira gute? N'abashinja bagenzi babo. Uriya ni umunyabyaha, uriya mukobwa kubera ko yambara mini ni umusambanyi, ukamucira urubanza kandi nyamara usibye kuyambara ariko mu mutima we nta kibazo yifitiye. Tugera ukagenda wamubonye aza mu misa ari uko uri inyuma ye, we yaje arisengera Imana, wenda ni umunyabyaha yicuza ibyaha yakoze, ariko wowe waje uvuga ishapure ariko utaha uri ikiwerewere. Babeshe ukagenda ngo karaga gahunga ko kakana kamana ngo karaga gahungu ngo mana ngo karakavuna umuheto, kandi ubwo waje gusenga wambaye ishapure yawe waje nayivuga ariko si kumara iki.
ure gupfukama gusabire abantu ubona nyine bitagenda neza, ariko ukagenda uba uwa mbere mu kubashinja no kubataranga no kubagirira nabi. Kami ka muntu ni iki? Mu buzima bwacu bwa buri munsi dushinja benshi, abo dukorana, abo tubana mu rugo, abo dukoresha, abadukoresha. Ibitagenda byose dushakira ku bandi aho kubanza kureba uruhare rwacu. Mu gushinja abandi rero akenshi duhunze amaso ibyo dufitemo intege nkeya. Iyo umuntu atunze undi urutoki rumwe, izisigaye niwe ziba zireba. Ndagutunga urutoki gutya, ariko izindi zose zirareba hehe? Zirareba iwanjye. Ni ukwitonda rero bavandimwe, ibintu ntabwo byoroshye. Ibi rero ntibivuze ko tugomba kurebera ikibi, kuko n'ijambo ry'Imana ritubwiriza guhanana kivandimwe. Guhanana kivandimwe. Ntabwo Yesu aje gukuraho guhanana kivandimwe. Ni bibe, ariko bibe mu rukundo, mu bukristo ndetse no mu buvandimwe. Yesu ati, mbese nta n'umwe waguciriye urubanza? Umugore ati, ntawe mwigisha. Yesu ati, genda amahoro, maze uherukire kugira gute? Gucumura ukundi. Yesu yanga icyaha rero, ariko ntabwo yanga abanyabyaha. Urukundo Imana ikunda mwene muntu rutuma imutandukanya n'ikibi yakoze. Naho twebwe amaso yacu yita ku kibi umuntu yakoze. Kuri Yesu icyaha ntabwo ari umuntu uko yaba ameze kose akomeza gukundwa n'Imana. Imana yacu isengereye impuhwe kandi ihora yiteguye kudushoboza n'ibyo tudashobora. Ivanjiri iratwereka Yesu umunyampuhwe n'umunyambabazi. Imyumvire ye itandukanye n'iy'amategeko ya muntu. Uriya mugore wafatiwe mu cyuho asambana, amategeko ya Musa yategekaga ko yicwa atewe amabuye. Ariko nk'uko bivugwa n'abakurambere bacu, umwanza gucira kobo Imana igucira kanzu. Muze gusobanurira abana uwo mugani icyo uvuga. Abakuru muze umugani icyo uvuga. Muze gusobanurira abana batoya ku buryo bwimbitse. Umwanza gucira kobo, Imana igucira kanzu. N'ibyishimo rero ko dufite Imana idukunda, n'ibyishimo ko dufite Imana idukiza, kandi ikaduha n'umwanya wo kwisubiraho kugira ngo tugire ibyishimo bitazigera bishira. Ivanjiri rero ikwiye kudutoza umuco wo kwihutira kudaca imanza. Ikwiye kandi kudutoza umuco wo kugira impuhwe, kwisubiraho no kumenya kwisuzuma by'ukuri. Idutoze kandi umuco wo kugana isoko y'impuhwe z'Imana mu isakamento rya penetensiya, dore ko ari umwe mu migenzo y'ingenzi Kiliziya idutoza mu gisibo. Twigorore n'Imana ndetse na bagenzi bacu. Ese ko igisibo kiri kugana ku musozo, niteguye ne guhimbaza Pasika? Ese nahawe penetensiya? Niba narayihabwa se nteganya kuyihabwa ryari? Muvandimwe, garukira Imana uhabwe penetensiya, maze uhinduke mushya, ubane n'abandi mu mahoro, utanga urugero rwiza, maze isengesho rikubera intwaro. Iyo umusore n'umukobwa bari kurambagizanya, baba bitana sheri, shushu, nyanya n'ibindi byose. Sibyara? Baba barebana akajisho ku kandi. Baba basangira kabisi n'agahiye ndetse n'akokeje. Mbese ibintu bibara amahoro, bibari wane mu mvugo y'iki gihe. Abajene basibye. Bajene muri he? Abajene muri he? Muzamura amaboko hejuru, mikono juu katika jina la Yesu. Abajene mikono juu, mikono juu. Paruwasi murehe, abajene bayo bari he? Abana banda bimera cyane. Abana muzamure hejuru. Ureba rero, abana barahari, ariko abajene bari hehe? Bagiye kuri paruwasi? Bagiye kunywa surudubiri? Naho ngaho bari. Umugabo n'umugore ngo barabanye. Umugabo n'umugore bazanye gusenga bari badinga. Umugabo n'umugore mwazanye muri he? Muzamure hejuru.
mwazamuye hejuru cyane ngabo n'umugore bazanye. Buze ngo umugabo n'umugore batazanye bo ntago bazamura mu byihorere byo. Leta mbaririmbira ka karimbo muze kubaririmbira ngo ari ibintu bimbabaza bikambabaza bikanambabaza cyane kubona umukristo ku cyumweru mu gitondo akomeza guhena abandi baje mu misa. None se umuntu utaje mu misa akaba atarwaye araryamye agize gute? Agize gute? Nimwe mu byivugiye rwose ntabwo ari njyewe. Reka mbabwire, Pawulo mutagatifu uyu munsi yatubwiye mu isomo rya kabiri, yego ibyo byose binshimisha byashimishaga umubiri nasanze ari amaki ugereranyije n'iki? N'iby'Imana no kujya mu by'Imana. Yego usibye ko Pawulo ari umuntu w'imfura warezwe neza akavuga ngo ni umwanda, ubundi ni yayandi ava hahandi. Yayandi ava he? Ya mavuna muheto. Pawulo mutazwa nuko ari umuntu w'imfura, nanjye narinze kuyavuga muri iki gitondo. Yego adaza kugira abaruka mu kiriziya hanga bikatugora kwikoropa, ariko ni yayandi nyine nango muri kuyumva ashyushye. Umuntu wese ku cyumweru si umunsi w'Imana ra, wowe umuntu utaje guseka ku cyumweru yakagombye kujya mu ntebe ya penitentiaire. Sica urajya usenga ku cyumweru, indi minsi yategetswe na kiriziya ni icaha. Ariko umuntu akaryama nijoro, birumvikana harimo n'abajya kubyuka saa 8 saa 9 kubera bafiningiza suruduwiri. Mu gitondo rero kubyuka za mu misa ntabwo byakunde. Yego abana bo tubasabire kugira ngo Nyagasani abahe imbaraga. Yego ra, yego iparuwasi ya Murehe izubakwa n'amaboko y'abakristo bayo. Ico sico mucandike abana batoya, abajene, abasore n'inkumi ndabyumva, abagabo n'iki n'abagore, abasaza n'abakecuru, buri wese mu mbaraga ze niwe uzubaka paruwasi ya. Murabona aho bageze, byaruzuye neza. Reka da biracyari kure ariko birashoboka dushyize hamwe abasinziriye nako abaheniye bakabyuka bakaza hano tugasenga, tugatahiriza umugozi umwe, tugatakamba, tugasaba Imana imbaraga ndetse n'amafaranga. Imana hari icyo yabuze? Imana izagutera gutera insina, niba yagomba kwera ibitoki 3 yari ibitoki 7 bino bishira Imana. Amena. Umugabo n'umugore barabanye bamarana imyaka 5 bakundana babana neza. Igihe kiza kugera rero umugore yari afite akazi, umugabo aza kubura akazi. Umugore yagomba kujya ku kazi ateze taxi kandi ahantu kure. Umunsi umwe rwose nta mafaranga afite mu mufuka ajya guteka. Amezi 6 ashira abigenza gutyo. Wakibaza uti se uwo mugore yishyuraga iki iyo taxi yategaga buri munsi? Amezi 6 ashize umugabo wimuyobeye abwira umugore ati rwose urandembeje, amezi 6 akabashize tutubaka urugo. Abakuru muri kubyumva? Mwabyumvise? Amezi 6 kubashize tutubaka urugo koko ubwo urabona turiho. Umugabo arangije avuga ati ariko ntago nabyerana, ngomba kujya gushaka umudogiteri uvura indwara zo mu mutwe. Uyu mufasha wanjye agombye kuba yarasaze. Nuko umugabo afata umugore amujyana hehe? Kwa dogiteri kugira ngo bamusuzume barebe ko atasaze. Nibasanga yarasaze cyane bamushyire mu cyumba cya 5 Indera. Ubone ngo icyumba cya 5 ni cy'abantu basaze burundu bikomeye. Niyo mvanga umuntu bamujyanye muri 5 Indera uzamenye ko byajaguye. Nuko umudogiteri rero yumva uwo mugabo waruzanye umurwayi, aramubwira ati rwose nyakubahwa dogiteri, umugore wanjye ashize amezi 6 rwose tutubaka urugo, ati byaranyobeye sinzi ikibitera, nari muzanye rero kugira ngo udufashe kureba ikibazo. Dogiteri aramubwira
ati kubera ko umugore ari urwaye mwinjize ubundi wowe usohoke musuzume neza. Murabizi umuntu agiye kwisuzumisha ajyana n'umurwaza yinjira wenyine, ati uwo mugore muzane musuzume rwose ndumva arembye, ahubwo ashobora kuba agiye no gupfa, reka musuzume neza nitonze. Nuko umugore arinjira, umugabo arasohoka. Dogiteri abaza umugore, ariko se ni iki kigutera kuba amezi ashize ari 6 tuba ku rugo kuko kurumva wowe ari byo? Umugore aramubwira ati rero dogiteri, fata akanya wicare nkubwire uko byagenze, ati rwose wenda nawe uranyumva. Umugore aratangira ati umunsi umwe narabyutse nta n'igiceri cy'10 mfite mu ikofi, nuko ndagenda ntega taxi, ngeze aho mviramo utwara taxi arambwira ati wa mugore uranyishyura cyangwa? Kubera ko nta mafaranga nari mfite yo kumwishyura nahisemo cyangwa. Ngo cyangwa muri kuyumva? Cyangwa nyine arayitanga. Birumvikana kubera ko yatinze kubona taxi, yageze ku kaza akererewe, boss waramubwira ati nkwirukane cyangwa? Ahitamo cyangwa. Nuko barangije amubwira n'ibindi byinshi byagiye biba muri amezi 6, bwari ubukene n'amafaranga bamuhembaga yose yishyuraga inzu y'ubukode, akagura n'ibyo kurya bikarangira. Noneho dogiteri aramubwira ati ibyo tumaze kuganira mbibwira umugabo cyangwa? Birangira n'ubundi ahisemo cyangwa aho kugira ngo abibwire umugabo. Kristo Yesu akuze. Cyangwa umugore akabwira umugabo, urahama amafaranga yo kugura ibyo guteka cyangwa? Akajya kuyashaka ahandi agatanga cyangwa. Cyangwa mwayumvise? Sawa. Mu kwitegura rero Pasika hari abantu bahera kuri cyangwa. Twatandukanwa n'iki Mana, twatandukanwa n'iki Mana nzima, ibyago n'amakuba, ubukene n'inzara ntajyananyana. Umugore arasonje abuze gutega atanze cyangwa. Ubukene n'inzara bigahoye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Karakano twumvise mu Evanjiri na cyangwa mushyiremo birangana. Mushyiremo ukwisuzuma uriya mugabo n'umugore buriya ninde ufite amakosa? Ni umugore n'umugabo? Ni umugore n'umugabo? None se amezi 6 ashira wa mugabo we, ubundi umugabo ntibavuga ko ari imyugariro y'urugora? Iyo wumva udashobora gushaka ibitunga urugo umugore akirwariza, urumva wa umugabo abakiri mu nshingano? Ngewe nawe natera ibuye yaba umugabo yaba umugore, ariko icyo nzi cyo nuko bombi bagombaga kwicara bagakora agacaca y'urugo, hanyuma bagafata umwanzuro w'ikibazo kiri hehe, bajya ngo findirutwa na sararwa kugira ngo uhitemo cyangwa warashinze urugo n'uwo mwashakanye afazara ku kazi wakareka, hanyuma ugakora kandi cyangwa se ibindi bizatuma udatatira igihango wagiranye n'Imana muri iryo sakramento ryo gushyingirwa. Kristo Yesu akuzwe. Rero iki cyumweru twabonye ko nta wacira undi rubanza, twese turi abanyabyaha, ahubwo ni muze twicishe bugufiya, ni muze dutarize umugozi umwe, ni muze dufatane urunana, maze dusabe Yesu atubabarire aduhe n'imbaraga kugira ngo ibyo twakoze nabi abitubabarire kandi tubireke, duharanire gukora ibyiza byose bishimisha Imana. Reka rero kano kanya dufata akanya dusabirane bamwe ku bandi kugira ngo Yesu aduhe izo mbaraga kandi adukize ibyaha twakoze. Naundi ukwiringi atari wowe, atari wowe, naundi ubukene
twigiwe Nyagasani Yesu. Muri aka kanya tukweretse umushumba Papa wacu Francisco, turamukweretse n'ubwo arwaye ubashe kumukiza, mwongere imbaraga z'umubiri n'iza roho kugira ngo abashe gukomeza kuragira kiliziya yawe. Tweretse diyoseze yacu ya Cyangugu n'umushumba wayo Musenyeri Edouard Sinayobye, mwongere imbaraga z'umubiri n'iza roho abashe kuragira diyoseze yaragijwe. Tweretse rero amaparuwasi atandukanye, paruwasi zacu, tweretse n'isantarare turimo iri kwitegura kuba paruwasi. Abakristo bongera imbaraga z'umubiri n'iza roho, bongera ubushobozi, bongera kwitangira kiliziya kugira ngo babashe gusoza ikibi batangiye. Tweretse Nyagasani intege nke dufite abantu dukora ibyaha bitandukanye, turi mu mwijima utandukanye, kugira ngo tubane mu mwijima duhe imbaraga zo gukomeraho. Tweretse urubyiruko, tweretse abashinze ingo, tweretse abihaye Imana, tweretse abana bato Nyagasani kugira ngo bahe gukura mu rukundo rwawe. Tweretse rero buri umwe wese, tweretse n'abacu barwaye kugira ngo bakize mu izina ryawe. Abagize ibyago ubahe ihumure rikomoka iwawe, kandi tujye tuzirikana ko iyi si turiho tuzayivaho tukazi iwawe mu gihe tuzaba twarakoze neza. Uriya mugore rero afashwe asambana ukamubabarira, natwe hari byinshi dukora bibi, tubabarire uduhe n'imbaraga yose tubikore neza. Naundi atari wowe, atari wowe naundi Nyagasani Yesu nabane namwe.